ni ibiki biranga umutambyi wemewe? Njya mbibwira abantu, sintinya kubivugira hano kuko unageze aho badatera impapuro. Buriya kimwe mu bintu nishimira nuko ntakijya mu nama z'amadini. Uzi kujya mu nama, twigeze kujya mu nama, reka ibyo mbibabwire kuko byo byabaye kera kandi ntabwo byabaye mu itorero ryacu. Hari imiryango twahuriragamo nyine ihuriramo n'amadini n'imiryango y'ivugabutumwa, tujya ahantu abantu bahera mu gitondo barimo kugambanira umuntu ngo tumwirukane. Byaragaragaraga twabura se uyu muntu turamuhora iki, batagomba kugenda, natagenda twe turagenda. Bigejeje saa 9 turamwiruka. Ntabwo ntabwo jye sindi gusinya, sinshobora gusinyira ko twahohoteye umuntu ngo byihorere. Barasinya barangira barambwira ngo senyera, ntabwo sinshobora gusenga, kereka mbwa Imana ngo idukubite dupfe. Abantu bakuru bazi igikwiye n'ikidakwiriye, mwicara mute mukagambanira umuntu? Muri byo mbabwira hano rero avuga ngo nkurikije imyaka mumaze mwiga, hari ibintu mutari mukwiye kuba mugikora cyane. Abantu bakabipanga pe, bakagambanirana, barangiza bakabikora. Umuntu agasambana bakamubwira atari kuri umusambanyi, atari ko kuki mucunga ubuzima bwanjye, ubuzima bwanjye kuki mushaka kubwinjiramo, ntimukanyinjirire. Wambaye ranje kandi ziragaragara, ntizihishira. Rero icyo mbabwira hano, rero nimuzabona dufite ibibazo byinshi mu itorero. Iki kibazo n'uno munsi kiracyariho. Hari abantu benshi babigiye, mukabura turi buriya wizera ko wabigiyemo Imana yakubwiye, kuko niba warabigiyemo Imana itakubwiye, ururido ubwo byapfuye mu ikubitiro. Ariko ikindi cya kabiri, niba warabigiyemo yakubwiye, ntubikore nk'uko ishaka kubikora, nabwo uzabikubitirwa tu. Kuko buriya muri buriya amwe mu madini akomeye cyane yabayeho n'ubakiriho. Buriya nimureba idini yose iyo itangiye gukayuka, iyo itangiye kumanuka, abantu barekura ibya Yesu no gukiranuka bakubahiriza imihango. Kubera iki? Imihango iroroha cyane kuruta kugendera mu gukiranuka. Ariko ntaza kunegurira idini kuri aritari, ari ngiye gukoresha umugani utakoreshwa mu rusengero. Ariko buri iteka ryose iyo abantu batangiye gucogora mu by'umwuka, bongera imbaraga mu mihango y'idini. Nubona umuntu yigize tafu ku mihango y'idini, uzabanza ucekinga mu by'umwuka niba kirimo neza. Kuko iyo abantu, amen, ariko butanzabasaba ngo udafite Bibiliya muri telefone nibura azajya azana igitabo, naho kwicara ukarota nta n'icyo ureba rwose, mujye mumbabarira. Twabamenyereje nabi, hari imico mibi. Biriya uwanditse urwandiko yabahanaga by'urudini, hari imico mibi yo kuba abagenerwa bikorwa, umuntu aza akicara nta Bibiliya afite, haba iyo muri telefone, haba iyo mu gitabo, kaza kwicara gusa. Cyangwa koko wabuze ubwenge bungana iki? Aya magambo twayasoma yose ukayibuka, waya mujye mumbabarira. Iyo umuntu ashaje yunguka favor imwe, avugisha ukuri. Niuza muri Bible study ujye uzana Bibiliya, sinkubwira ngo ujye uzana igitabo. Yaba muri telefone uyidownloading uyifite, yaba n'igitabo, mungiriye neza mwajya muzana ibitabo, kuko nanjye muri telefone ndayifite. Ariko giye nkunda igitabo kuko nshobora gucamo n'imirongo. So reka twigendere ubwo, mbwira bumva. Ikibazo cya mbere cyavuga ngo niki, niziye qualification batubwiye hano bihesha umutambyi kwemerwa? Birimo rwose, kavuga ngo umutambyi mukuru hari ibintu agomba kuzuza kugira ngo yemerwe. Ubwo Anje azajya atwara mikrofone, uwamanitse ikiganza ubwo nawe biramusaba kuba maso,
wamanitse ikiganza mushyire mikrofone amubwira ati icyo ntakibonye ngiki ni iki gihesha umutambyi mukuru kwemerwa, kuko nitumara kukibona niho turi buhere tureba qualifications, niki cyahesha umutambyi mukuru kwemerwa kavuga ati koko akwiriye uwo murimo, ni digiri, ni kanzu, ni umuryango avukamo, ntegereje umuntu uzamura ikiganza. Yego pastor, kandi uzajya amanika ikiganza ajya agerageza ahagurukiyeho kugira ngo n'ab'inyuma bamwumve kandi bamurebe bamenye urimo kuvuga uwo ari we n'aho aherereye. Ushatse wahindukira ukareba abantu ugiye wenda kubona. Turabibona ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4 w'ikihe gice? Igice cya 5. Aha. Aravuga ngo umutambyi mukuru wese yatoranijwe mu bantu. Aha. Icyo ni icyambere, ko atoranwa mu bantu. Ibyo nyigerwa, ibyo n'ubundi atoranywa mu bantu, ariko hari ibintu agomba kuzuza, ibyo turimo kureba qualifications. Ibyo ashyirirwaho rero ni cyo bavuga kuri B, ashyirirwaho gukora ibyerekeye Imana kubw'abantu kugira ngo ature amaturo, atambe n'ibitambo by'ibyaha. Ibyo ni byo ashyirirwaho, ni umumaro akora. Birarangiye. N'umurongo wa 2 nawo birimo, nuko abasha kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobye. Aha. kuko nawe agoswe n'intege nke, ni umunyantege nke, ashobora kwihanganira abo ngabo abafite ubwenge n'abayobye, batagira ubwenge n'abayobye. Icya 3, ndetse nicyo gituma akwiriye no kwitambira ibyaha bye. Biragaragara ko nawe nyine ari umunyabyaha, agomba kwitambira ibyaha nk'uko abitambira abandi. Ni umutambyi w'ibyaha bye nabo, kandi agatambira n'abandi. Ni umurimo. Ntawiha icyo cyubahiro, ahubwo ahamagarwe n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe. Umutambyi rero yahamagarwaga, yavaga mu muryango wa Aroni. Okay, reka dufate ayo magambo koko nicyo bivuga. Reka tugerageze kuyashyira mu magambo yumvikana. Niki cyagombaga kuranga uyu mutambyi? Baratubwiye ngo uyu muntu atoranywa mu bantu. Ibyo byo birumvikana, kuko nta handi bamukura kereka dusubiye mu bamarayika. Ariko hari ibintu bibiri by'ingenzi uyu muntu yagombaga kuba afite. Kimwe muri byo ari nacyo kirekire, nicyo cyavagamo umurimo we. Qualification y'umutambyi. Aniseti hirya hariya. Byasabaga ko aba ari umurokore cyane kabisa. Byasabaga ko aba ari umurokore cyane. Bari bataraba, ariko ntacyo. Iki ni amagambo abiri nabonye makomeye. Yego. Nubwo ariko ikintu cyo kuvuga ngo yagombaga kuba ari umuntu wihangana cyane, akaba nawe mu byo agomba kubanza gukora mbere yuko ajya kwigisha cyangwa agira icyo ajya gukora, akaba ari n'umuntu witambirira ibitambo. Ariko ndashaka ngo muncukumburire, kuko ahangaha ni naho hava na qualifications z'abakora umurimo w'Imana. No mu gihe nk'iki agomba kuba umuntu Yesu watoranijwe mu bantu, sibyo? Hanyuma akagira
gerageza urambura ko ngako ugakwege kugira ngo kumvikane mu magambo yumvikane. Reka dusome wenda ku murongo wa 2. abasha kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobye, kugira kuko nawe agoswe n'intege nke. Yego. Ndetse nicyo gituma akwiriye no kwitambirira ibye byaha nk'uko abitambirira abandi. Ntawiha icyo cyubahiro. Ko nakandi nako gakarifikasiyo gakomeye ko atiyo porogaramu, ahubwo ahamagarwa n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe. Akantu ko guhamagarwa nako ni ikindi kintu gikomeye. Reka twumva abandi bantu bashaka kukunganira, kuko ibyo bintu biri very essential, ni ibintu by'ingenzi kumenya ngo uyu mutambyi mukuru hari ukuntu yagombaga kuba ameze kandi akabiterwa no kwisobanukirwa nawe. Yego. Murakoze. Iyo qualification ndabona ku murongo wa mbere nko kuri B baravuga ngo ashyirirwaho gukora ibyerekeye Imana ku bw'abantu kugira ngo ature amaturo. Uyu muntu, uyu mutambyi, uyu ni umurimo akora. Uyu murimo we yari nk'umuhuza we, umuhuza uhuza abantu n'Imana. Qualification nizo turimo kureba. Qualification rero nubwo bitanditse hano ukuntu byumva, donc nukuba ari umwiringirwa yizewe. Wajya uvuga ibyanditse ntimukantekinike. Kariye umuntu akubwira akavuga ngo ariko genda umva ari oya, vuga ibyanditse ubisesengure wumva icyo bivuga. Icya mbere shingiye kuri uyu murongo wa mbere nuko yabaga yemerwa n'abantu bamutoranyije. Ntabwo ari ibyo ngibyo byo, nta nubwo abantu ntibanagombaga no kumwemera. Hepfo batubwiye ko yatoranywaga n'Imana, si ukwemerwa n'abantu byo ntibinarimo. Harimo ikintu gikomeye ahangaha ku murongo wa 3 haravuga ngo ndetse nicyo gituma akwiriye no kwitambirira ibye byaha nk'uko abitambirira abandi. Yego. Aka kantu karakomeye. None se washobora gutamba ibitambo by'abandi wowe ubwawe utaremerwa? Sinzi ko nabisobanura, ariko agomba kuba ubwe yemewe yitambirira, ni ukuvuga nawe ubwe akiranutse kugira ngo abone uko ashobora gufasha abandi. Kandi ko hari undi muntu ushaka kunganiraho. Katujye hirya hariya kwa Mugeni. Ndabona n'inyuma ariko abantu bicaye inyuma, reka njye muhanisha kuri iyo mikrofone mwagira iki nyuma giye muzapfa. Nibaza ko uyu murongo wa 3 bivuga ko ari umuntu wemera ko ari umunyantege nke, akihana. Noneho kuba yemera ko ari umunyantege nke bigatuma yumva n'abandi banyantege nke, ariko nawe akagira kwihana mbere yuko asengera abandi. Ariko iyo qualification ndashaka ko muyita izina, yita izina, yibatiza ngo uyu ni umuntu, ni umuntu ufite guca bugufi, ufite n'umutima wihana. So uyu mutambyi banzo henda sakofi wenda ashobora kuba afite ikindi yenda gakongeraho igihano nyikuyeho, kubera ko turakorera mu buntu, amategeko turayoroshya. Murakoze. Nari ngiye kuvuga ngo uyu muntu agomba kuba ari umuntu kuko abagomba gukora serivisi n'abantu benshi batandukanye, abafite nkeya, abadashoboye, ababona mbese batari mu murongo ukwiriye. Agomba kuba ari umuntu ufite kwihangana ku buryo abantu bose bamwibonamo. Ndabona hari undi muntu umanitse urimo kuririmba ngo ntumiteho.
urakoze. Agomba kuba ari umuntu uhamagawe. Agomba kuba ari umuntu uhamagawe waguye kijuru. Ushyiraho n'umurongo mba ndimo kwigisha uko umuntu yigisha. Niba uvuze ngo agomba kuba ari umuntu uhamagawe, iyo usoma umurongo uvuge ngo uyu murongo uravuga ngo biratwereka ko agomba kuba ari umuntu wahamagawe. Biri ku murongo wa kane baravuga ko ntawe hicubahiro ahamagawe n'Imana. Ntabwo ari umuntu wahaye icyubahiro, arahamagawe n'Imana. Agomba kuba yarahamagawe n'Imana. Noneho bivuze gukizwa. Noneho nyuma yaho yamara guhamagarwa agatoranizwa uwo murimo. Kuko abantu bose bahamagawe ntabwo ari kuba baratoranijwe imirimo igiye itandukanye. Ubwo ndavuga ku murongo wa mbere, ni umutambyi mukuru wese iyo atoranijwe mu bantu. Nubwo Imana imutora mu bandi yahamagaye, imutoraniza wa murimo wo kuba umutambyi. Ana Pascal uri iruhande rwawe akuzurize, hanyuma icyo kibazo tukiveho ko dufite byinshi tugomba gusubiza. Nanjye ntabwo njya kure ya mugenzi wanjye hano. Mu murongo wa mbere aravuga umutambyi mukuru wese iyo atoranyijwe mu bantu ashyirwaho gukora ibyerekeye Imana ku bw'abantu. Hejuru ya mugenzi wanjye uvuze ko agomba kuba yarahamagawe, ndashaka no gushyiramo ko agomba kubaza Imana, kumenya Imana kugira ngo amenye ibyo Imana ishaka ku bantu. Hejuru y'uwo muhamagaro nashaka kongeraho nyine ko agomba kumenya icyo Imana ishaka kugira ngo agikore. Yego. Ngira ngo ubundi dushatse kwiga iyi sisitemu yose y'abatambyi, ibintu Imana yabaga ibategerejeho. Icya mbere koko Imana no kugira ngo abantu batazabyiha ku ngufu, yatoranije umuryango umwe wa Aroni, iravuga ngo abatambyi bakuru bose kuzarinda ingoma 1000 bajye bava muri uyu muryango. Ariko hari abantu bagiye bagerageza kubyiha. Muri buka umwami Uziya hivuga atari ko kuki n'abandi umwami indi mirimo yose nkayikora, ariko sintamba ibitambo ngo n'usirize Uwiteka imibavu nkuko abami bandi mahanga babigenza. Araza ajya mu rusengero abwira umutambyi ati icyo cyotero uyu munsi ngiye uri bukizunguze nkazamurira Uwiteka imibavu. Barambwira ati kumva rero tukubwire mwami Uziya, ntabwo ari Uriya ni Uziya. Tukubwire mwami Uziya, mu muhamagaro w'abami gutamba ibitambo ntibirimo, igirayo warengereye. Muze gusoma nkundi umutambyi aramubwira ati warengereye, undi ngo ararakara akambije agahanga ahita kubitwa n'ibibembe ngo amanuka akozwe n'isoni ko yagiye gukora ibyo atahamagariwe. Muzi na Sawuli Samweli yaramubwira ati uzantegereze nzaza ntambe ibitambo. Umunsi wa mbere Samweli ntiyaza, uwa kabiri abona ntaje, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu. Ku munsi wa karindwi Sawuli abwira umusirikare umwe aramubwira ati nzanira kiriya gitambo gitambe, ndabona Samweli yadutengushye. Akimara kugitamba Samweli abagezaho, aramubaza ati ibyo wakoze n'ibiki? Mu bintu wahamagariwe, amavuta nagusutseho ntabwo ari ay'ubutambyi, nagusutseho amavuta y'ubwami. Amavuta y'ubutambyi agira abantu bayarobanuriwe. Buriya rero nimuzabona dufite ibibazo byinshi mu itorero. Iki kibazo n'uno munsi kiracyariho. Hari abantu benshi babigiye mukabura turi buriya wizera ko wabigiyemo Imana yakubwiye. Kuko niba warabigiyemo Imana itakubwiye, ururido ubwo byapfuye mu ikubitiro. Ariko ikindi cya kabiri, niba warabigiyemo yakubwiye ntubikore nk'uko ishaka kubikora, ntabwo uzabikubitirwa tu. Kuko uriya murimo wari ukomeye. Ngira ngo ubushize dutangira kwiga teme dufite, ariko ubwo hari ku cyumweru, umwambaro umutambyi yambaraga washushanyaga ibingibi tumaze kubona hano. Yagombaga kugenda yambaye amazina ya Isirayeli ku ntugu, amazina 6 kuri runo rutugu n'andi 6 kuri runo rutugu, agatwara 12 ku mutima. Ujya mubona abasirikare babaye dekore, abafite amaranka hano ku rutugu no ku makora, ariko hari n'iyo ubona afite ibintu by'ibidari byinshi hano bivuga ngo uyu muntu yabaye decorated. Rero umutambyi nuko yameraga, ariko dekorasiyo y'umutambyi uriya murongo wa kabiri uravuga ngo
abasha kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobye kuko nawe agoswe n'intege nke. donc abantu bose, kuko ubwoko bwa Isirayeli yatwaraga ku mutima no ku rutugu, hari huzuyemo abo bantu, harimo abanyantege nke, harimo abanyabyaha, harimo abasinzi, harimo abasambanyi. Umutambyi mukuru agomba kuba umuntu ufite uwo mutima wo gutambira abantu, cyane cyane ko bavuga ati nanjye ubwanjye ndi umunyantege nke. Noneho akatubwira ati rero Yesu we si uko bimeze, nubwo yababajwe ariko ntabwo yababarijwe intege nke ze. donc aho niho atangira kubasumba bose. Kandi icya kabiri batubwiye ngo agomba kuba yarahamagawe, ntawuha icyo cyubahiro, ntabwo ari self proclaimed, ntabwo ari self anointed. Akavuga ati uyu Yesu we rero Imana yarabimwibwirira, amubwira ngo uri umwana wanjye, umunsi ndakubyaye uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Aha rero niho atangira gusobanura, akavuga ati ubu butambyi bwo mu buryo bwa Melikisedeki nibwo bushyira iherezo kuri bwa butambyi bwo mu buryo bwa Aroni, kuko Melikisedeki ntabwo yari uwo mu muryango wa Aroni. Akavuga ati Yesu we yahawe ubutambyi butari ubwo mu murongo wa Aroni, yahawe ubutambyi bwo mu murongo wa Melikisedeki. Turaje turabibona nitubigeraho. Hanyuma ikibazo cya kabiri cyavuga ngo ni izihe nzitizi zitubuza kumenya Kristo mu buryo busesuye. Kuko nababwiye ngo uwanditse uru rwandiko agenda yerekana Yesu, ariko akanyuzamo agacengezamo n'ikintu twita imbuzi no guhugura n'impanuro. Impanuro atanga hano ku bintu bibiri: kimwe inzitizi tubuza kumenya Yesu neza byeruye, hanyuma n'ingaruka zijyana no kuva mu byizerwa. Twihuse. Inzitizi rwose zitubuza kumenya Yesu neza, kandi mujye mutanga n'amazina yanyu, kuko nibagiye kubabwira ngo abavuga mujye muvuga n'amazina yanyu kugira ngo tugende turushaho kumenyana. Murakoze. Nitwa Byiringiro Samson. Yego. Inzitizi nari nabonye ziri mu gice cya 6 ku murongo wa 2, ariko bisobanuka neza iyo wahereye muri 5:12 nibwo zisobanuka. Komeze. Yego. Ariko reka nsome 6:1-2. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro bwa kabiri, ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza no kuzuka ko bapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Hano nge numvishe yavuzemo ibintu byinshi. Inyuma no yari yahereye avuga ati musigaye mwarasubiye ku mata, ku bintu by'abana bagitangira urugendo, ntabwo mushaka gufata ibikomeye. Byakabaye ari byiza dufashe ibikomeye, and then ibyo ahita akomereza ababwira nibyo bigaragaza ko hari icyo baburaga. Icya mbere baburaga ni uko kwihana imirimo y'abapfuye, repentance, kwizera Imana, bari baratakaje kimwe ubwo muri ibyo, kuko ukuntu abivuga bisa nkaho hari abatabifite. Cyangwa twongere kubigisha ibyo kubatizwa n'iby'umubatizo, ntabwo bari babifite neza. Kurambikwaho ibiganza, ibyo nabyo ntabwo babyumvaga neza ukurikije. No kuzuka kw'abapfuye, cyo nacyo ni ikindi, n'iby'urubanza rw'iteka. Ahubwo ubwo nkibaza ibi byose niko aba ari foundation. Twese twakabaye ko tubizi. Ahubwo ndumva ubigize byiza bikomeye kurushaho ngaho. Reka twumve undi. Inzitizi irimo hano ituma abantu batamenya Yesu neza uko yabivuze. Rwose mbona hari byinshi twari kumuvugaho, ariko mwaragwingiye. Yego.
Mwitwa Mediatrice nanjye. Witwa Mediatrice. Mediatrice, haguruka wakure. Uriya mukobwa yitwa Mediatrice. Yego Media tubwire. 11 hano w'igice cya 5 yavuze ngo tumufiteho byinshi byo kuvuga kandi biruhije gusobanurwa kuko mwabaye ibihuri. Aha. Yari ameze nk'uri kubabwira ko nyine yegereza mikrofone kugira ngo yari ameze nk'uri kubabwira ko amagambo babigisha basa nkaho batayumva. Kubera iki? Kubera ko babaye ibihuri nyine babaye nk'ibipfabusa. Bishaka kuvuga iki? Hano amanuka hasi ababwira ngo kandi nubwo mwari mukwiriye kuba bigisha ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere byavuzwe n'Imana. Ahangaha ikigaragara ni uko ibyo bari barigishijwe ntibari barabyumvise, nabo byasaga nk'aho bashaka kongera kubigisha bundi bushyashya iby'ishingiro ry'imyizerere yabo. Aha, reka twumve n'abandi bakunganire. Komereza imbere aho ngaho uwo musore iyo tuvuye ko witwa ntabwo wabivuze. Patience. Dushime patience. Kwihangana. Okay, yitwa patience. Ngaho patience. Impamvu tudakura impamvu ni ukudakura. Impamvu tutamenye Yesu nk'uko bihagije ni ukudakura. Maramwumva mwebwe? Yego. Cyangwa ni kudakura mu by'Imana. Kudakura mu by'Imana. Yego. Wowe bisobanure neza birenze aho ngaho. Yasobanuye ko bari bageze kuri extent yuko baba barimu nabo. Barangije basubira inyuma. Noneho bakaba barabaye bo kwigishwa buri munsi. Abagereranya nk'abana bagombye kuba bageze kuba bafata igaburo rikomeye none basigaye baramizwa amata buri gihe. Bivuze ngo babaye nk'ihene nyine gukurikira buri munsi wamira guma kandi bagombye kuba barakuze. Bagombye kuba barakuze. Yego. Mu by'Imana ariko bakagira bate? Ntabwo ari ugukura wowe muremure, bagombye kuba bera imbuto mu yandi magambo. Kuri we niki cyari kugaragaza ko bakuze? Kugaragaza ko bakuze? Ndatekereza ko umukristo wese ukuze agomba kuba ari umukristo wera imbuto. Wenda kubwira ngo mbwira ibyo yanditse wintekinika koresha kimeze. We ngo babaye ibihuri. According to the Bible ko babaye kuko mwabaye ibihuri. Igihuri muri mu Kinyarwanda cya kera kitagira wose ni cya kera ni cy'ubu nuko hari amagambo abantu batakoresha kenshi. Umuntu iyo uvuye ngo umuntu yabaye igihuri ukuvuga ngo yumva nabi, ni slow learner. Donc yumva nabi, ntiyiga ngo afate nuko. So ariko ndagira ngo mumbwire exactly niki cyababuzaga kumenya Kristo neza? Niki cyabagize ibihuri? Niki cyatumye badakura? Sako. Umurongo wa mbere cyo gituma dukwiriye kuba turetse kuguma gukora mu byambere bya Kristo tukigira imbere ngo tugere aho utunganirwa rwose. Twe kongera gushiraho urufatiro bwa kabiri ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana. Ahangaha shatse kuvuga ngo abantu bariga ariko ntibafata abantu bahora biga ariko nta mpinduka. Birumvikana ariko yatanze impamvu aravuga ati nyamara igituma mudakura hari ikintu kimwe kiburamo. Ntekereza ko nyine igituma abantu badakura ntibiga ngo bafate cyase ntibashikira ntago abantu bashimikira kubimenya ngo babyinjiremo babimenye bavuga ngo akamaro nakahe byageze umuntu kuki bivuze ngo mu itoro uyu munsi abantu iyo babatijwe baba bazi ko ibyo bihagije. Aho ngo tuzongera twongeye tubabatize tumwe muri ibyo ntabwo wakwigira imbere wuzura umwuka wera ugende no kubira ibintu nkuko Bibiliya wenda ibivuga. Reka twumve abandi bashaka kukunganira ngo biraza kugenda bizamuka. Reka twumve
hirya aho ngaho mujye muzamura cyane kandi hari igihe muzamura buhoro ntibababone. nitwa Uhiriwe Dina. Yego Dina. Uyu murongo wa 7 je niho nabonye handitse ngo kuko dore iyo ubutaka bwanyoye imvura yabuguyemo kenshi bukamiramo imyaka igirira akamaro ababuhingirwa buhabwa n'Imana umugisha. Nabonye ko aba bantu ubundi bigihe bakigiye bagombye kuba bameze nk'ubu butaka bwanyoye imvura kuko bize byinshi cyane. Noneho bakaba bagiye kugirira abantu akamaro kubw'ibyo bize, Imana ikabaha umugisha nabo bakabakabira abandi umugisha babana nabo. Biri muri uwo murongo ariko nako ibitekerezo birenda gusa n'ibyo uvuga ariko ntabwo wabikura muri uwo murongo wari watoranije. Turaza kureba. Reka tukoze. Nitwa Ngabo Trésor. Yego. Trésor. Ku murongo wa 12 mu gice cya 5 uravuga ngo kuko umwe amata aba ataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka kuko akiri uruhinja. So numva ko bataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka. Ibyo nibyo bivuga yuko ubwo nyine baracyari abana, ariko ndashaka niki cyabagumishije mu bwana, niki cyabagwingije. Reka twumve undi twihuta. Turimo turagenda tugana imbere. Niki cyagwingije aba bantu, niki twakwigaho? Murakoze. Nitwa François. Umurongo wa 3 nuko rero nk'uko umwuka wera avuga ati uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima. Ubwo uri mu kihe gice? Cya 3. Kuko mwayinangiye. Umurongo wa 7 nuko rero nk'uko umwuka wera avuga ati ariko twe turi ku gice cya 5 n'icya 6. Ubwo nyine babyitaho rusuje. Ese nandika HSS kuri papier yawe. Wagiye gushaka hatariho. Turibanda hano. Murakoze. Nitwa Jado. Njyewe nshaka gukomentinga ku murongo wa 12 kugera ku wa 13 w'igice cya 6. Duhereye ku wa 11 yatangiye ababwira ngo ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringirwa byuzuye kugeza ku mperuka kugira ngo mutaba abanebwe ahubwo mugere ikirenge mu cy'abaragwa amasezerano babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Ni ukuvuga amagambo yose yabanje mbere ni ingaruka z'uko aba bantu cyambere bari abanebwe. Noneho bigatuma bagwingira bakageraho iki cyabagize abanebwe. Rero ndashaka ko mwiga gusoma. Reka twumve undi. Reka twumve Pastor Patience twakumvise. Reka tubanze twumve Pastor. Igice cya 5 umurongo wa 12 baravuga hagati kuri B ngo dore musigaye mukwiye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere by'ibyavuzwe n'Imana. Ibi rero by'ishingiro bya mbere niba batashoboye kubimenya n'ibindi ntabwo babimenya barakwingira. Ndashaka kumenya neza kuko igisubizo kiri muri ibyo bice kirimo pe. Mwagiye mukivuga mukagica iwande mukaki. Iby'ishingiro ni iby'Imana yavuze ko igihe bataramenya Yesu ko yoherejwe n'Imana, ari nayo mpamvu dusanga muri Israel nyine batamwemera. Igihe bataramwemera ni ukuvuga ko n'ibindi nabyo ibyo Imana ivuga batazashobora kubimenya, bazagumara ari impinja nyine bagomba kuramizwa amata. Kugira ngo iki tuze kukirangiza buriya mu bice byose iyo turimo gusoma cyane cyane muzige kureba style y'aba banditsi. Arabanza akatubwira ati rero dufite ikibazo, ibintu bya Yesu turabibabwira ariko ntimushobora kubyumva. Kubera iki? Mwabaye ibihuri, slow runners. Muracyakeneye kuramizwa amata nk'impinja, kandi nkurikije igihe mumaze mwiga ngo mwagombye kuba muri abigisha babandi. So icyo niyo kintu cya mbere tugomba kumva.
buriya n'abakristo bamushatse babwira uti ariko uwagaruriye texte muri kino gihe cyacu kandi nkurikije igihe umaze mu burokore wagombye kuba uri umwigisha w'abandi, wenda n'ubu umwigisha mu gatuti ko mu rusengero kuko wenda gashobora kukugora, ariko niba ukaba ushobora kwigisha mu itorero shingiro kuko umaze imyaka wiga, cyangwa se ukaba ushobora gusobanurira abandi ukabwira uti yewe ntabwo ndi umupreacher sindi umwigisha, ariko iri jambo twararyize ndarizi reka ndigusobanurire. Abantu benshi rero ushatse iyi texte wayigarura no mu buzima bw'uno munsi, kuko bashobora gusoma texte nk'iyi ngiyi ahubwo tereka da jewe ntangiye kubisoma mba numva ntabyumva, njya ntangarira abakristo benshi ahubwo ati yewe Bibiliya yarananiye kuyisoma ti niyo mbisomye simbyumva, ahubwo ni sawa uracyakeneye kuramizwa amata nk'uruhinja imyaka umaze. Ariko mutekereze umuntu ungana nkanjye yewe mu buryo bwa kavukire mfite imyaka 67, ubu tujyanye mu rugo ukabona madamu yihinnye mu nzu azanye bibero akubisa amata ya nativa aravangavanze, hanyuma akaza tumva sheri reka nkwe ka bibero kawe, abaze burya wa mugabo ku myaka 67 aracyanywesha bibero. Aveti buriya impamvu mbishyize muri iyo mvugo ni ukugira ngo mbumvishe icyo uyu mwanditsi yavugaga. Aravuga ati nkurikije igihe mumaze ntabwo mwagombye ko mukinywesha bibero, muracyakeneye kuramizwa amata nk'impinja. Ati kuko unywa amata abagaragaza rwose ko ataramenya ntashobora kurya inkoko. Murabizi burya kana umwana mutoya iyo umuhaye akaguru k'inkoko arakanyunyuza, iyo ataragira amenyo akomeye arakanyunyuza yarangiza akagisubiza ku isahani, kongera agafata kandi akanyunyuzamo isosi agasubiza ku isahani. Wabonye umwana muto w'imyaka 3 yariye inkoko wagira agahinda. Nibyo arimo kuvuga ko aravuga ati abakuru bo bashobora kurya ibiryo bikomeye bakamenya ikibaranga, bakamenya gutandukanya ikibi n'icyiza, sibyo? Siko umurongo wa 14 tubwira ibyo kurya bikomeye n'iby'abakuru bafite ubwenge bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Rero muzitegereza abakristo benshi bagwa muri iriya kategori ya mbere. Umuntu araza agakora ibintu rwego ndetse ibi bintu ntabwo ubona ko bidakwiriye umuntu wo mu kigero cyawe. Kandi buriya uko tuzamuka mu ntera, sibyo? Njyewe ubundi umupasitori hari ibintu ubundi utagombye kuntekerezaho, siko bimeze? Kukuvuga ngo ubwo ari pasitori hari ibintu atakora. Kubera iki? Nzi gutandukanya ikibi n'icyiza according to Jesus. Mu bwa kavukire maze imyaka 67, mu by'agakiza maze 42. N'ubundi umuntu w'umugabo ufite imyaka 42 rwose uje ugasanga nambaye ranje. Muriho murabyumva? Ukabona cyangwa wanyicara iruhande ukumva zaranje zirahumura. Ko burya kana gatoya gashobora kwiyanduza kazana tireroma rwose nta kibazo n'amaranje ye, akaza yirukanka akaza gutegeye amaboko. Ntabwo arigiye wicara iruhande rw'umuntu ungana nanjye warize uyu muntu ko mu buryo bw'umwuka numva yambaye amaranje, kumva hari ibintu by'ibitekerezo n'imitekerereze n'imyumvire n'imikorere uvuga ati ibi ngibi nta muntu ufite imyaka 42 wabikora. Mu buryo bw'umwuka aracyambaye ranje. Murumva ibyo ndimo kubabwira? Iyi komparizo, iki kigereranya akoresha kiraremereye cyane, tugomba kubisobanukirwa. Se ntabwo mwamukiramizwa amatara cyangwa mwambaye amaranje. Umuntu aragenda agakora ibyaha akaza akicara mu bandi mu buryo bw'umwuka we no kwihana yambaye amaranje. Kandi natwe bakuru njya mbibwira abantu, sintinya kubivugira hano kuko unageze aho badatera impapuro. Buriya kimwe mu bintu nishimira
nuko ntakijya mu nama z'amadini. Uzi kujya mu nama, twigeze kujya mu nama, ariko ibyo mbibabwire kuko byo byabaye kera kandi ntabwo byabaye mu itorero ryacu. Hari imiryango twahuriragamo nyine ihuriramo n'amadini n'imiryango y'ivugabutumwa, tujya ahantu abantu bahera mu gitondo barimo kugambanira umuntu ngo tumwiruka. Byaragaragaraga twabonye uyu muntu turamuhora iki, batagomba kugenda, natagenda twe turagenda. Bigejeje saa 9 turamwiruka. Ntabwo ntabwo gese ndi gusinya, sinshobora gusinyira ko twahohoteye umuntu ngo byihorere. Barasinya barangira barambwira ngo senyera, ntabwo sinshobora gusenga, kereka mbw'Imana ngo idukubite dupfe. Abantu bakuru bazi igikwiye n'ikidakwiriye, mwicara mute mukagambanira umuntu? Muri byo byo mbabwira hano rero avuga ngo nkurikije imyaka mumaze mwiga, hari ibintu mutari mukwiye kuba mugikora cyane. Abantu bakabipanga pe, bakagambanirana, barangiza bakabikora. Umuntu agasambana bakamubwira atari kuri umusambanyi, atari ko kuki mucunga ubuzima bwanjye, ubuzima bwanjye kuki mushaka kubwinjiramo, ntimukanyinjirire. Wambaye ranje kandi ziragaragara ntizihishira. Rero icyo mbabwira hano aravuga ngo ibyo ngibyo si cyo kibazo. Igice cya 6 umurongo wa 1 aravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo. Impamvu abantu badakura ngo bigire imbere ni inyigisho tubaha, bahora muri nosiyo elementaire, iby'ibanze byo kwizera.